umwami waho ni umugome, abagaburira iby'agahimano bakabirya babitamwa amarira. Aho rero niho navukiye, niho nakuriye, niho nabaye, ariko numva nyine ndo kurimbuka no gupfa. Hanyuma ngataka nyine njyana igorogota. Ahubwo mba numva ngize amatsiko gute aho hantu ariho wavukiye Alex, umuntu wenda utabisobanukiwe yabyumva ati Imana niyeyuraho iki cyuka kibi cy'intambara, cy'ubwicanyi, cy'amakonflit politique ya hato na hato byinshi, tukabona Imana icyo kiyagira kijyanye, hanyuma igatobora isoko y'ububyutse, tuzayikunda urukundo rwinshi kandi tuzayikorera. Alex, hari umutwaro ujya ugira, wenda tuvuge abarundi n'abanyarwanda twumva ururimi rumwe, iyo uririmbye barakumva, nabyo baririmbye turabyumva, cyane ko uri umwe muri generasiyo y'aba Apollinaire, buriya se ntimuri mu bihe bimwe? Apollinaire we ni mukuru wacu. Buriya Apollinaire ni mukuru wacu, yatangiye imbere yacu, niyo mpamvu bamwita Poso. Hari n'uwo twita Bishop Aime w'Imana Aime. Abo ni abantu, hakajyaho Pawulo. Abo ni abantu twemera twubaha, Aime w'Imana na Apotre Apollinaire. Yego, ni abantu rwose batubanjirije igihe cyose. Yego, icyo cyubahiro turakibaha. Alex, hari umutwaro mujya mugira, wenda muranaganira, hari uburyo mujya mugira umutwaro wo kugira ngo wenda muri ibihugu byacu amahoro yongera agaruke, abantu bongera bagenderane? Ubwo mpaye umukoro, ndumva ngiye kubabwira ati se twakora iki mu bihe nk'ibi. Apollinaire, twakora iki? Turirimbe dute? Aime w'Imana, turirimbe dute? Wenda dushobora no kubona n'umunyekongo, dushobora kuba ati turirimbe iki? Ahari Imana yakizamukiraho. Ubwo rwose bitumye ntekereza kabiri, ariko sinkwishe ko hari n'indirimbo nahimbye nanditse ivuga ngo ngwino ufashe East Africa yacu, Mana tabara East Africa yacu. Gutyo ngira ngo ahari bigiye kuntera umwete wo kongera kwishyiraho imbaraga, kubera ko nari nyigeze kure, numva n'ubu nifite umutwaro nk'uwo, yuko nairirimbana n'umurundi, yego, n'umunyekongo, tukongera tukabwira Imana ati tabara East Africa. Aha hari ubuhanuzi bw'uko ari ububyutse buzatobokera, tabara East Africa. Kandi nutubabarira ukatweyuraho iki gihu kibi cy'intambara, tuzagukunda urukundo rwinshi. Indirimbo natangiriyeho ni mfite umukunzi utuye inyuma y'ibicu. Yego, niyo yamenyekanye mu by'ukuri, ubwo niyo mpamvu ariyo mpereyeho. Yego, njye mu itorero rya ADEPR. Numva itorero ryacu rya ADEPR ryo mu Rwanda naryo ryagakwiriye kuba rifite ikintu mpuzamahanga ku rwego runini cyane, mu buryo gihuza abapantekote bose bo ku isi yose, kandi kikabera muri iki gihugu cy'u Rwanda, kandi kikaba buri mwaka. Niba cyakwitwa Pentecost Revival International, ibintu nk'ibyo ngibyo, ku buryo twajya tugira ibihe by'iminsi nk'ingahe twihuje twese, biri mu masitade, biri mu ahantu hagutse, Abaganda baje, Abatanzania baje, Abanyamerika baje, Abafaransa, kikaba mu buryo buri international. Yego, tugasaba Imana ikintu kimwe, uko wabigenje ku munsi wa Pentecote, nta kugabanya nta kongera, bingana kirya kigero, kuko Imana yabikoze niyo y'iki gihe. Iyo twizeye n'iryo kuri Pentecote, twabwira tuti ntabwo usumbanya ibihe, ntabwo usumbanya abantu, yego, nta Paulo wa kera, nta Alex w'iki gihe, twese turi bamwe. Yego, uko wagiriye Petero na Yohana, yego, na Yakobo, na Mariya n'abandi muri kirya cyumba cyo hejuru, yego, natwe uyu munsi wabidukorera. Mbese Imana tukayibuza amahoro kugezaho yongera iduha
nk'ibyo yatanze kirya gihe. hari hano mu mujyi, hari mu cyaro? Ni ahantu nabaga sindi buhavuge, sindi buhavuge, hari hameze nko ku ishuri niho nabaga, hanyuma nyine afatira aho ngaho, angirira imbabazi. Hari ku mugoroba w'itariki 27 z'ukwezi kwa 10, ndabyibuka saa 2 z'ijoro. Turi kugenda tubibwira abantu, uraza kugenda ubigaruramo kenshi, wibwira abantu yuko tariki 3 z'ukwa 8 twese tuzakoranira ahantu no nkabaho ubuhamya, nkabaririmira indirimbo 25. Umunsi umwe se 25, 25, yego ndaziririmba, 25 naraziteguye. Kandi byashoboka, birashoboka rwose cyane. Ndaya ndirimba nk'icumi cyangwa 7, nywa amazi nongere ngaruke ndirimbe kugeza 25 n'ubuhamya n'andi magambo meza, tuzababwira ibintu n'indirimbo nshyashya kandi album nshyashya n'ubundi. Wowe Afurika haguruka ubyumva gute ukurikije n'ukuntu Afurika uyibona n'intambara za hato na hato zihoraho zidashira? Bon, ariko Alex, ngiye kukubaza ikibazo utarigera ubazwa n'undi muntu. nta kibazo. Hano hari ibintu biri hanze biri kuvugwa, kandi nabyiyumviye n'amatwi yanjye. Abantu basigaye baguhamagara Pawulo, nubwo wenda nta wundi muntu wigeze ubikubaza, ariko izina Pawulo ko twari dusanzwe tuzi Alex, izina Pawulo ryaje urantunguye. Bon, mu by'ukuri rwose wenda ubundi ubona umukristo akwiye kugira uruhare mu ntambara, even nizi zigaragarira amaso zo kurasana z'amasasu, umukristo yazirwana ate, yaziba mate? Hanyuma Alex, mu myaka 25 n'ubundi umaze ukora umurimo w'Imana, ni ikihe kintu cyakunejeje kuruta ibindi? ikintu kinezeza wahuriyemo nacyo ariko kinezeza amarira akagwa. Reka mbasuhuze mbashimire cyane inshuti tubana hano umunsi ku wundi aho muherereye mu isi hose. Nk'ibisanzwe ndagushimiye cyane wowe wakoze subscribe, Imana iguhe umugisha. Nawe utarayikora ntibibagirwe kuyikora kugira ngo tujye tubana na mahitamo meza kubana natwe. Reka nkwihanganishe niba uri mu buzima bugoye, urwaye, urwaje, ibintu bituzengurutse mu isi bigoye ni byinshi kandi birushaho kwiyongera, ariko Abarundi n'Abanyarwanda tuvuga ururimi rumwe. Abanyarwanda ba kera n'Abarundi baravuze ngo buracya bugacana ayandi. Hanyuma ku bantu bizera ijambo ry'Imana ribivuga neza ngo kurira gushobora kurarira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Rero niba bitameze neza wihangana ukomere, bizagenda neza. Hanyuma nk'uko mubibona imbere za screen zanyu turi kumwe n'umukozi w'Imana. Twatumaze igihe kinini cyane tutamubona, ariko Imana ishimwe ko tumubonye. Ngira ngo utera agatebe uraza kumva ibintu byinshi byiza wari ukeneye no kumva. Reka tubanze tumwakire. N'amahoro? N'amahoro, ndashimira Imana. Umeze neza rwose? Ndashimira Imana, ameze neza. Hari abantu rero bakubonye bwa mbere, uzi ko twakoze njye ni nkorera kuri YouTube buri Alex, wenda ariko banza utwibwire. Wabirangije? Ntacyo, banza utwibwire neza. Alex Dusabe. Ndi umupapa, mfite umudamu, yego, bana, ndi umukristo, nsengera mu itorero rya ADEPR, yego, hano mu Gakinjiro. Ndi umuririmbyi w'indirimbo za Yesu. Yego. Aha, ni byiza cyane Alex, turishimye rwose. Tumaze, nibyo nari ngiye kuvuga, ntangira gukorera kuri YouTube. Buriya bimwe mu bintu ngushimira, wampaye ikiganiro. N'ubu nyine wampaye ikiganiro bitari uko wenda bitandukanye n'ubu. Niyo mpamvu utangerera. Ndi umuntu ushobora guhinduka, ariko simbibara vuba ko byambaho, binabaye byiza ntibizanabe. Ariko nyine ndabizirikana ko wampaye ikiganiro. Urumva nari ntaranamenya ibi bintu neza, nubwo iminsi yose umuntu agenda yiga. Ariko icyo gihe twari dufite abantu bankurikiraga bari 1200 ndumva na 50, ndabyibuka neza. Ubu rero tumaze kwaguka tugeze mu 330. Imana ishimwe.
byiza. Imana ishimwe. Buriya wenda nta muntu witura undi ikibi yamukoreye, ariko hari nk'abantu twakaga nk'ikiganiro mbere ukabona rwose abanje kureba usibye no kureba ukabona ntabyumva, ariko uyu munsi ukajya ubona ari kuguha aka message ngo twaganira. So rero ndagushimiye. Yego. Ndagushimiye. Warakoze, wanyeretse umutima w'urukundo. Sansan. Hari ikibazo ndibuze kukubaza, umuntu umwe yatubajije ngo uragisubiza, ariko ku rwanjye ruhande numva gihabanye n'uburiwe. Wenda ni numva nagisubiza ndagisubiza. Ego. Nta kibazo. Hanyuma Alexis, wavuze ko uri umuririmbyi, uri umukozi w'Imana, uririmba indirimbo z'ubutumwa bwiza bwa Yesu. Ese ubundi indirimbo zitari z'ubutumwa bwa Yesu ubwo ziba ari iz'ubutumwa bw'iki? Bon, biratandukanye. Zitari za Yesu ntabwo zivuga ibya Yesu. Naho bitandukanira. Naho bitandukaniye. Okay. Hanyuma abo mu rugo bameze neza? Tumeze neza, turi bazima, turashimira Imana twese. Okay. Alexis, rero reka wenda duse n'abihuta kubera ko n'amasaha tubona ari kwihuta nayo yagiye. Alexis, watangiye muzike ryari? Yego, urakoze ku bw'icyo kibazo, kiranajyanye cyane. Natangiye umuziki kera. Yego. Kera rwose nk'ifite imyaka mitoya. Ariko ko maze gukizwa mpindura indirimbo naririmbaga. Bivuga ngo mbere ubwo niririmbaga indirimbo zisanzwe nyine z'isi, no bita ngo ni indirimbo z'isi. Sure. Yeah. Hanyuma nkijijwe mpita mbihindura, ntabwo nari gukizwa ngo nkomeze ndirimbe ibitari ya Yesu. Nahise mbwira Yesu nti rero ubwo nkijijwe no kuririmba kwanjye nako kurakijijwe. Nzajya ndirimba ibyawe, bwami bwawe mwamamaze mu buryo bwo kuririmba, dore niyo ngabire wampaye. Yego. Ubwo rero ntangira ubwo kugeza uyu munsi wa none. Haciye rero imyaka myinshi. Yego. Ariko wenda nsubirije rimwe n'icyo urubuze kumbaza. Yego. Ubu ndi kwizihiza imyaka 25 ndirimba indirimbo z'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Uririmba imyaka 25 irashize, kuko indirimbo ya mbere nayiririmbye mu 2000 yagiye hanze, nibura yagiye hanze. Indirimbo natangiriyeho ni mfite umukunzi tuyi inyuma y'ibicu. Yego, niyo yamenyekanye mu by'ukuri, ubwo niyo mpamvu ariyo mpereyeho. Yego. Alexis, ubu rero ndi kugenda amenya kuganira, buriya ndi kugenda amenya biri kuza, ndi kugenda amenya kuganira, numva nakubaza ibintu byinshi kandi bikenewe, ariko wenda reka ndaza kubaza bike, ibindi bizaba wenda undi munsi. Alexis, imyaka 25 uririmba, ubu inshuro umaze kuririmba ntago hazibara? Ntabwo nazibara, ni nyinshi pe, ariko byandutiye ibindi nari gukora iyo ntakora ibya Yesu. Mu by'ukuri byambereye byiza kuruta ibindi byose nari kuzaririmba rwose. Hanyuma se Alexis, indirimbo za mbere z'urukundo hariyo wari warasohoye, wari Oya, nta zigeze zisohoka. Zindi ntago zigeze zisohoka. Wari utarajya muri studio? Nari nkiri na mutoya, urumva. Ubu ndi kukureba wose waririmbaga kuri. Nararirimbaga nyamara nkanacuranga, ndetse nacuranze piano nkiri mutoya. Nyine ubwo maze gukizwa urabireka. Hari icyo bita metanoia, ndahindukira rwose. Ariko Alexis, ngiye kukubaza ikibazo utarigera ubazwa n'undi muntu. Nta kibazo. Hano hari ibintu biri hanze biri kuvugwa, kandi nabyiyumviye n'amatwi yanjye. Abantu basigaye baguhamagara Pawulo, nubwo wenda nta wundi muntu wigeze ubikubaza, ariko izina Pawulo ko twari dusanzwe tuzi Alexis, izina Pawulo ryashe. Urantunguye. Mu by'ukuri rwose wenda ngize ingorane ko bibarije hano, ntagire umuntu uzarinyita wundi. Nitwa Dusabe Alexis. Nta nubwo ari agasorno kanjye. Yego.
hari umuntu tujya dukorana umurimo w'Imana yitwa Sam, producer Sam, tugenda henshi. Noneho kubera ukuntu rero mutwaza igitugu muri uyu murimo w'Imana, mubwira ntamuteguje ntanamuteguje, kenshi akanyemerera tukagenda, akaza yishimye cyangwa ababaye, ibyo nta kundi nabigenza, ariko turagenda. Niho rero ubwo rero niho byavuye, tukajya mu magereza, turirimba mu magereza, turirimba mu bibuga, turirimba mu mujyi, turirimba mu byaro hose, amanywa na nijoro twabikoze. Ubwo rero naho nyine yabihereye, ariko ntabwo rwose nakwambara n'umwambaro wa Pawulo n'undi muntu ukaze. Ubwo mbese yageze aho yumva hari ariko uwangira nkawe nanjye nabyemera. Buriya se impamvu wenda yakwise iryo zina Pawulo, yabonaga nawe umaze kumera nk'ibisuko ku gicani? Oya, ntabwo ndageze aho ngaho. Ariko abantu benshi bari kugenda bamenya Pawulo. Bari kurimenya se? Oya, amazina yanjye ni ubu ngubu nongeyeho no muri telefone Alexis Dusabe Pawulo. Oya, Pawulo ntabwo ndikwiriye. Pawulo yakoze ibintu bikomeye, ariko Imana ishatse nabwo yangira nkawe ntacyo byabintwaye. Hanyuma Alexis, mu myaka 25 maze uririmba indirimbo z'ubutumwa bwiza, utekereza ko indirimbo zawe nibura zimaze guhindura cyangwa zimaze gutuma abantu bakira Kristo, wenda ugereranyije nk'imibare y'aba bari nk'abangahe? Imibare sinamenye ko nyigereranya, cyo ko nagiye nakira ubuhamya yuko zagiye zizana abantu kuri Yesu, yego, abandi zikabakomeza, abandi zikabakura mu bwigunge n'ubwihebe, zikabamururaho imyuka mibi. Nagiye nakira ubuhamya nk'ubwo, ariko mu bwanejeje muri n'umuntu wayumviye muri boîte ari kuririmba, bari kubyina kwa kundi babyina muri boîte, barayicuranga. Kuva icyo gihe umwuka biraramusura, kuva uwo munsi ntiyakongera gusubira muri boîte. Umva, icyo ni igitangaza, tujya duhura. Yayumviye muri boîte yagiye kubyina, yego, bayishyiramo, arayitaha, ayitega amatwi, imutsinda mu mutima. Hanyuma aravuga ati ntabwo nzongera gusubira muri boîte, mu tubyiniro. Numva icyo ni igitangaza. Hari undi wambwiye ko yari agiye kwiyahura, akayumva agiyeyo akagaruka. Hari undi wambwiye yuko yajyaga aterwa n'imyuka mibi mu ijoro, igihe kimwe amaze kuzumva noneho akajya arazicuranga, imyuka mibi igahunga ikagenda. Urumva ni ibintu byiza biba binezeza umutima, ko n'Imana ibikoresha indirimbo muri ubwo buryo. Akarara yumva, noneho yakaba ari irwana n'abadayimoni babandi bajyaga baza nijoro, kubera yuko buriya zizana umwuka mwiza, zikirukana imyuka mibi. Yego, indirimbo za Yesu niko zimera. Alexis, nanjye mfite ubuhamya kuri icyo kintu. Nigeze kuba ndahantu ntuye mu nzu y'umuntu, buriya n'inzu tubamo dukodesha, tujye dusenga. Noneho inzu nkajya numva ntibisanzwe, kwimuka biranga. Nawe arambwira ati ntuzava. Noneho numva nyine bimbereye umutwaro, nza gufata indirimbo yakora rimwe gutya, nkajya nyirizamo amanywa nijoro birakemuka. Hanyuma se Alexis, utangira kuririmba bwa mbere warasenze Imana, wenda bari ikubwira iti haguruka, warabirose? Oya, ni impano ubyiyumvamo, nibyo ubukunda, nibyo ubukora. Yego, uba wumva nta kintu kiruta icyo kintu mu buzima bwawe. Yego. Hanyuma rero buri Imana ikwiriye ibyiza. Yego. Icya kabiri ni uko izi mpano nyine nizo za taranto Imana Yesu yaciyeho umugani. Yego. Avuga ngo rero ibi bintu nabahaye nzabibabaza igihe kimwe, bigomba kunguka, bigomba gukora. Yego. Ni icyo kinsunika, n'urukundo nkunda umwami Yesu n'ubwami bwe, nibyo binsunika ngira ngo, no kumva ko nshaka ko abantu benshi, umubare mwinshi w'abantu wakizwa, bakava mu mwijima no mu byaha, bakakira umwami Yesu, bakazabona ubugingo, bakajya mu ijuru, ntibazarimbuke. Ibyo rero byose hamwe n'ibindi biransunika gutuma ndirimba ntinuba cyangwa se ntananirwa. Alexis, iyo umuntu atangiye projet, hari igihe aba yihaye intego akavuga ati ntangiye wenda gucuruza, ntangiye se guhinga,
ariko numva nifuza ko mu myaka 5 wenda nzaba nubatse etaje, numva mu myaka 5 se nzaba naraguye business yanjye muri ubu buryo. Wowe nko mu ntego zawe, simbizi niba warabitekerejeho ukabigira intego, mu ntego niba warazitekerejeho, ariko izo wagize ubona cyangwa inzozi warose mu murimo w'Imana ubona warazisohoje cyangwa ubona hari kirimo icyuho? Icyo twise inzozi zacu, Yego. cyangwa se icyo twumva twifuza kuruta byose ni ibintu Imana yasezeranye. Yego. Ibyo bintu rero Imana yasezeranye ntago yabiduha muri iyi si kuko ntaho byahagarara, ntago ari iby'isi. Ibintu Imana yasezeranye biraruta isi, yewe ibito muri byo biraruta isi yose. Ibito muri byo biraruta iby'isi byose. Urugero Alex? So urugero ni ubugingo bw'iteka Imana yaduhaye muri Kristo Yesu. Ikindi ni ubwiza Imana yatubikiye muri Kristo Yesu. Uko azasa tuzasa nawe. Ntago twakwambara ubwo bwiza, bizaba ari igihembo. Ntago twabwambara tukiri hano muri iyi si. Ikindi ngo Yesu yatwubakiye amazu meza. Yego. Ntabwo ari hano mu isi yayubatse. Ikindi ngo hari n'amakamba, tuzambara, hari n'ubwiza, hari n'icyubahiro, ni byinshi, ngo n'abamarayika ngo bazatwubaha. Ibyo rero ntabwo wabyiringira ko azayibona hano mu isi, yaba afite ibyiringiro bitoya. Yego. So iby'Imana izaduha birenze cyane iby'isi yose yaduha. Hanyuma urumva dufite ibyo kwiringirwa by'iteka ryose. Yego. Ariko hamwe n'ibyo, na hano tukiri hano mu isi, Imana yadusezeranyije ibyiza. Muri uyu muraba w'isi, mu bibazo bitandukanye, tujya tubona ukuboko kw'Imana, nako wenda kukaba kwaba inyungu yo kugirirwa neza nayo kubw'urukundo Kristo adukunda no kubw'uyu murimo tumukorera. Yego. Yego. Okay. Hanyuma Alex, mu myaka 25 uririmba, ni myinshi. Ni myinshi ariko ni na mikeya. Umuhogo nturigera uziba wenda. Numva ari mikeya. 25. Kubera yuko ndumva ari bwo ngiye gukora ahubwo. Ndumva ari bwo ngiye kuririmba kuruta mbere. Kuruta mbere. Ndumva rwose ubu ngiye kubikora noneho kuruta mbere. Yego. Okay, mu myaka 25 Alex umaze uririmba, ni izihe mbogamizi zikomeye wahuye nazo kabisa zazindi uvuga uti izi zirakomeye? Dore nyinshi, ariko ntizigeze zimbera imbogamizi zo kunca intege no guhagarika uyu murimo. Urugero ubushobozi hari igihe bubura, kandi ufite ibintu mu mutima ushaka guha abantu no gusohora, ariko igihe kikagera ukabona Imana iragikemuye. Nk'ubu rwose Imana yakemuye ikibazo cyo kujya muri studio, ndangije album iriho indirimbo zirenga 10 zigikomeza. Imana yatanze provision, cyangwa se yatanze uburyo bwo gukora indirimbo zigera kuri 11 zinarenzeho. N'ubundi ngiye kwizihirizamo iyi myaka 25 muri uyu mwaka turimwo. Urumva nubwo biba ari imbogamizi, ariko tujya tubona Imana ica kanzu. So izindi mbogamizi ni ahanini niyo n'ubushobozi kenshi bukunze kubura, kandi umuntu afite ibyo agomba guha abantu, ariko kwihangana kuzana kunesha, kwihangana kuzana kugirwa neza n'Imana. Ahanini ngira ngo ni n'icyo ngicyo umuntu yavuga kijya kiba nk'imbogamizi. Okay. Hanyuma Alex, mu myaka 25 n'ubundi umaze ukora umurimo w'Imana, ni ikihe kintu cyakunejeje kuruta ibindi? Ikintu kinezeza wahuriyemo nacyo ariko kinezeza amarira akagwa. Iyo mbonye abantu baje kuri Yesu bari kuva hirya no hino, namaze kuririmba havuzwe ijambo ry'Imana, baje gupfukama, hahana umunezero ukanyibagiza imvune wagize n'ibindi bibazo byose nagize. Biranezeza cyane, kandi bampa ubuhamya kuko ngenda nca inyuma nkaganira nabo n'abandi abantu. Ndanabandika, ngenda bandika mu bitaramo burya njya nkora,
hasigara n'amanimero yabo, hari n'abo ngerageza guhamagara nkamuti warakomeje jya ku rusengero genda bagufashe. Yego hako buriya wasanga ariho Pawulo ryavuye kubera ko ngo buriya bya Pawulo bubiretse ngo Pawulo nawe yarabwirizaga ngo akagenda ngo akazongera agasubira inyuma akongera agasubirayo agasura abantu wabima vraiment nabikora. Ariko kiranezeza kiranezeza cyane, nezezwa kandi cyane none iyo Imana isutse muri jewe indirimbo. Hari indirimbo ziza kumva zaje Imana isutse mu mutima wanjye. Alex, imyaka ugezemo ntabwo ukiri umwana. Niko biri. Yego. Imana ikora uko ishaka. Iramutse igutumyeho cyangwa wenda hashobora kuba ari n'umuntu wambwiye ati uze kubimumbariza ko wenda Imana yarabimubwiye yambwira ati wenda wo kuva muri buze kubonana ubimubaze wumve ko bishoboka. Byakunda ko ushobora kuba pasiteri? Oya, uwo pasiteri ntabwo, nta muhamagaro wabwo ngira. Imana ibihisemo. By'Imana sinzi. Burya Imana ni Imana nyine. Ariko nta muhamagaro wabyo ngira pe. Imbogamizi wumva zituma utaba pasiteri nizi? Nuko ntabyo. Yaba namubaye ubu nakamubaye imyaka ndimo. Ariko nta muhamagaro w'upasitoro ngira. Nta n'uwo wifuza ariko? Nta n'uwo nifuza. Alex, ufite impamvu utawifuza? Nyine nuko atari uwanjye. Buriya biroroshye kubyumva, si uwanjye. Ntabwo najya gufata ibintu bitari ibyanjye rero. Ufite benewo. Alex, mu ndirimbo umaze kwandika, mu ndirimbo umaze gusohora zizwi n'abantu, hari n'izitarasohoka, nk'indirimbo wowe kuryohera uvuga uti iyi ni ibihe byose mu ndirimbo naririmbye ni iyihe? Yewe ikibazo kiragoye. Iyo ndi kuririmba afite umukunzi numva imbaraga zayo. Numva iraryoshye. Yego. Iyo ndirimbo bita bugingo numva iryoshye. Yego. Iyo ndirimbo indi kubwira abantu ngo ngwino arakugirira ibambe numva ari bitangaza. Nagera ku muyoboro mbese sinzi ndakubwira iyeze. Ubu noneho nge kuri uyu wa kabiri harasohoka yitwa Amavuta y'Igiciro, audio na video yayo. Amavuta y'Igiciro nayo ndayiririmba nkumva ntishira, nkumva ni nziza. Ese nkubwira iki ndeka iki? Yego. Iyo ngezeho ibiryoshye kuruta izindi nayirangiza ikurikiyeho nayo ikaryoha. Ese numva biryoshye. Iyo ngeze kuri Zaburi 23 numva ibyiringiro, numva imbaraga, numva protection cyangwa se uburinzi bw'Imana bukomeye cyane igishyira ku bantu bayo. Ngo naho nanyura mu gicucu cy'urupfu sinzatinya. Uribaza amagambo akomeye Dawidi yatuye, ariko natwe turayatura tukumva na yacu. Alex, hari abantu batekereza ko iyo umuntu ari mu murimo w'Imana aba ameze nk'umuntu uri muri paradizo. Wababwira iki? Buriya habamo ibikomeye n'ibiryoshye n'ibisharira? Yego, birimo byinshi, kakaye, sharira, cy'intege. Yego. Benshi bikabasubiza n'inyuma. Ariko hakabamwo n'ibyiza. Ibyiza rero bigira imbaraga kuruta ibibi. Yego. Naho cyaba icyiza kimwe cy'ibyiringiro kiraguhumuriza ukumva wibagiwe imvune n'imibabaro yose wahuriramo nayo. Yego. Ako se buriya tuvuge mu myaka 25 ukorera Imana, Alex, hari abantu wagiye ufata amaboko wenda ukavuga uti nk'uyu impano kabisa narayifashe ndayirera ubu ngubu? Ntabwo ndahagera, ariko ubu buriya hari ibintu bita préalable, hari ibintu by'ingenzi. Icyambere ubu ni inararibonye. Icya kabiri ni ukugira nyine muri icyo gihe cyo kugira ngo ugire ufata amaboko nabo ufata amaboko. Nemereye yuko umuntu wese uzangana kugira ngo tuganire. Yego. Niho nzahera kwicarana nawe, kuganira no gusengana. Yego. Ubwo ndavuga abari muri iki gisata cy'uburirimbyi, uzashaka ko wumva Imana imunyoboyeho ngo mufashe, tuzahera kuri ibyo kuganira. Yego. Gusenga, ubundi no kumuha inararibonye. Noneho nkahera aho ngaho. Hari ibyo abantu bajya bavuga ngo gukorana collabo ntabwo ari bibi, ariko siyo ntambwe ya mbere buriya kuri jewe. Ibyo biza ku kindi gice. Hanyuma se Alex, mu ndirimbo waririmbye ni iyihe ndirimbo ihura n'ubuzima bwawe?
hafi ya zose ziva iyo atari iyo gusenga kwanjye. Indirimbo nyinshi nziririmba ari ugusenga ko mu mutima. Njya mbwira abantu ngo Imana ninsubiza ibyo nasenze mu ndirimbo, nasabye mu ndirimbo, izaba insubije. yego Ikindi nyine biba ari 80% biba ari ibyo. Bari kubwira Imana nti wankoreye ibi bintu, wanjyanye i Golgota, yego bugingo umuyoboro wanjye nuzibuke, ugira akazi kenshi, umpuze n'umukunzi wanjye, yego n'izindi nk'izo ngizo. So ubwo rero izindi hari igihe mvuga mu buzima bwanjye ariko mu buryo buzimije, mbyumvikanaho n'Imana izabyumva uko numva biri mu mutima wanjye, kugira ngo abantu bo abanyabwenge wenda hari ubwo bajya babimenya ibyo navuze n'abanzi, ariko ubundi ni no gutanga ubuhamya ngo dore uwo narindi we, dore uwo Yesu yangize we, nabyo ntacyo biba bitwaye. Biba ari nk'ishimwe mbwira Imana nti warakoze. Kandi iyo nitekereje ntarakizwa cyangwa se iyo nitekereje iyo nza kubaho ntakijijwe, biragatsindwa, biragatsindwa rwose. guteze ntibikabe. Imana yangiriye imbabazi, ndayishimira, mbese inakomeza ahubwo irushirizeho. Ase Alexis, duhe Alexis gatoya mu nshamake wa kera atarahura na Kristo, noneho natwe wenda biradufasha kumuhuza, kumugeramo indirimbo bita Njyana i Golgota. Kure iyo niyo navukiye, iyo nakuriye, nakuze ba data na ba mama ari abacakara. Byari bihuriye he nawe? Ni jewe uwo nguwo ndi kuvuga. Ubucakara ni shitani, ni daimoni, ni ukuba nyine mu bucakara bw'umwijima. Umwami waho ni umugome, abagaburira iby'agahimano bakabirya babitamwe amarira, nta mahoro aba mu byaha. Mw'Egiputa ni habi, mu byaha ni habi. Aho rero niho navukiye, niho nakuriye, niho nabaye, ariko numva nyine ndo kurimbuka no gupfa. Hanyuma ngataka nyine njyana i Golgota, njyana i Golgota. Ahubwo mba numva ngize amatsiko, gute aho hantu hariho wavukiye Alexis, umuntu wenda utabisobanukiwe yabyumva ati? Navukiye mu mwijima w'isi w'ibyaha. Ababyeyi ariho baba se? Nta wari ukijijwe muri bo. Ubwo urumva nyine udakishijwe nta byari ukijijwe. N'abakijijwe nyine abo babyaye bagomba kubwirizwa ubutumwa bwiza, ariko nyine mu magambo makeya, naho ngaho niho navukiye. Hanyuma Imana ingerera imbabazi inkurayo. Yego. Yego. Mu mwijima mwinshi. Mu mwijima mwinshi. Ese buriya Alexis wahuye na Yesu gute? Mwahuriye mu nzira? Nabwirijwe ubutumwa bwiza, ndihana. Ntago nabugoye kuko nari mbukeneye, nari nkeneye imbabazi z'Imana nubwo nari nkiri muto. Nakijwe mfite imyaka 17. Numva ubutumwa bwiza, numva umutima urambwira ngo nta discours ibaho irutaya amagambo wumvise. Ari umutima. Nta mu president, nta mwami, nta mutware, nta muntu ukomeye ku isi wavuga amagambo ari hejuru yayo yumvise. Yego. Ya Yesu. Cya kabiri, aya magambo yabwiwe n'Imana. Yego. Ishaka kugukiza. Mbese umutima wanjye turaganira, numva unyemeje yuko ntazuyaje, ntagoranye, mwe gupfukama nkatura ibyaha, nkakira imbabazi z'Imana, nkizera Yesu. Umuntu wambwirizaga arambwira ati ubuzima bwawe burahindutse completely. Wajyaga muri iyi nzira uhinduye icyerekezo, uretse no mu by'umwuka ariko no mu buzima birahindutse. Kandi narabibonye. Niyo mpamvu navuze ntiyo ntaza gukizwa ntibikabe ko nabaho ntakijijwe. Ntibikabe ko nabaho nkizera Yesu, ntaririmbira Yesu, ntakorera Yesu. Mbese navuga nka Dawidi ngo rwose umunwa wanjye wafunga. Dawidi yaravuga ngo ukuboko kwe kw'iburyo ngo ntibukongere gukora. Mbese mbayeho ntakijijwe sinkabeho.
ntacyo byaba bimaze. Okay. Alex, hari umuntu twigeze kuganira atubwira inzira ikomeye ariko hari abantu bahuye n'ibintu hano mu isi bikomeye. None aratubwira ati ngewe nafatiwe na Yesu hano i Nyarugenge, yaraje ariko wa gatatu aratambuka yumva barabwirije arahagarara ariko abica amazi ariko aza kumva ryajwi mugani riramuherekeje rirakomeza rirepeta. Uwo Yesu yagufatiye hari hano mu mujyi, hari mu cyaro? Ni ahantu nabaga sindi buhavuge, hari hameze nko ku ishuri niho nabaga, hanyuma nyine afatira aho ngaho, angirira imbabazi. Hari ku mugoroba w'itariki 27 z'ukwezi kwa 10, ndabyibuka saa 2 z'ijoro. Ikirere cyanjye gihinduka icyo gihe, ndacyumva ko gihindutse pe. Kuva mu gitondo ntangira guhindura ubuzima kugeza uyu munsi wa none. Hari umuntu wibaza nyine yakijijwe, hari umuntu utabyumva akavuga ati so ndi umukristo sindi we. Muri Alex nize mpinduka umuntu yiyumvamo agakonfirma akavuga ati kabisa mpuye na Yesu? Bon, kwizera ntabwo ari amarangamutima. Yego. Ariko kwizera biroroshye cyane. Ntabwo byumva nk'iyo huye n'ikintu ukagira ubwoba ngo wumve umubiri wawe uhinze umushyitsi, cyangwa ngo wumve amarangamutima y'umunezero. Hari igihe biza, hari igihe umwuka birabisuka, hari igihe ikigera n'amarangamutima yawe bikinjiramo, ukumva umunezero, ukumva ibyiringiro, ukumva ibyishimo, ukumva amahoro, wayakoraho ukabyumva atandukanye nuko wari umeze. Bijya bibaho, Imana ibishatse irabikora. Yego. Ariko kwizera kuri hejuru y'ibyo ngibyo. Iyo watuje akanwa kawe ukizeza umutima wawe, ukabyuzuza ibitekerezo byawe, ubwo automatically biba bibaye ibintu byoroshye rwose. Okay. Alex, wakoze mu bihe bigoye n'ibyoroshye, ahakomeye n'aworoheje. Wenda hari abantu bakuzi, wenda hari n'abatakuzi, cyane nk'ababa bataba hano mu Rwanda ariko bakaba bazi indirimbo. Nigeze guhura n'umuntu muri Kenya, nagiye Nairobi, noneho arambona. Icyo gihe nari nagiye kuririmba ahantu kuri kaminuza iri ahantu bitwa niba ari Karen. Noneho arakumbaza nyine, avuga abaririmbyi azi mu Rwanda. Yari ari kwigira doctor ariko yararangije hariya. Noneho ahita arambaza ati se buri Alex agenda nko mu ndege, afite jet privé uko nguko rwose. Icyazamuye umugabo n'umurundi, byazamuye akabari ikiganiro. Arambaza ati buriya se agenda mu modoka imeze ati se buriya birashoboka ko umuntu ashobora kumukoraho akemera bagahura akamusuhuza yabyemera? Ndi kubera iki se? Ati nture buriya muntu ubona yoroshye. Hanyuma Alex, bamwe hari abantu bagufata nyine urumva muri ubwo buryo ni bwiza, nje nabikunda. Hanyuma nta ndege ngira ariko ntayo. Yego. Mu gihe umaze uririmba ubutumwa bwiza, ubona hari inyungu z'ibifatika byoroshye kuboneka? Yewe, mu gihe maze ndirimba indirimbo z'ubutumwa bwiza, habamo ikintu bita umugisha. Umugisha rero, yego, uruta ibifatika. Cyo bikoze ibifatika nabyo biba mu mugisha. Yego. Imana iguhaye umugisha, ibifatika nabyo bizamo. Imana yampaye umugisha. Yego. Imana yampaye umugisha. Mu ijambo rimwe. Harimo umugisha gukorera Imana, bigira umugisha. Hari n'umuririmbyi aravuga ngo gukorera Imana nta gihombo kirimo, ubigerageze nawe wirebere. Ni byiza. Alex, mu buzima busanzwe buriya hari iyo umuntu amaze imyaka 25 mu kintu aba afite experience, buriya abazi icyo yirinda, abazi aho yajya, donc abamaze kugenda yisobanukirwa. Wowe nk'ibiryo mu buzima busanzwe Alex, wenda nk'umuntu ushobora kuzasura ngiwe mu rugo akagirirwa umugisha wo kukwakira, cyangwa se akumva yifuza gusangira na Alex, ibiryo bigera kuri table ukavuga uti ahangaha. Iyo umuntu yakwakiriye iwe, nyine arakwakira, ibyo usanze mugasangira mukanezerana. Yego.
ariko hari n'umuntu ushobora kukwakira, abantu bari kugenda basirimuka akavuga ati kamemu nubwo nakiriye Alexis ariko hari icyo akunda. Oya, nta kintu ngira kidasanzwe. Nibisanzwe rwose, icyo umpaye ndakira. Ubu nta byakugwa nabi. Bon, nk'inzoga sinazinywa urumva. Ibyo birumvikana. Ibitaribwa sinabirya. Ariko nta kintu cyangwa nabi. Mu buzima busanzwe ibiryo byose ushobora angorane. Okay. Hanyuma Alexis, tuvuze ngo Imana igushyigikire ntitwaba twibeshye. Ndabishaka, ndabikeneye cyane. Nje nigeze gutura ahantu kera nkizi Kigali bwa mbere. Noneho ntura ahantu nari nturanye munsi aho twari ducumbitse, hari ahantu nyine hagoye, ariko nturanye na mukuru w'umudugudu, harya bari uw'akagari ndibaza munsi. Noneho niba by'ukuri sinjya mubona ajya mu rusengero kuva urumva hashize igihe tutabonana, ariko icyo gihe nta hantu nari nzi asengera. Agafata indirimbo agashyiramo guhera mu gitondo bikagera nimugora, nkibaza uyu muntu ntagaruha kubyumva. Noneho agasohoka ubona nyine yatebeje yigenda. Sinigeze mbona ajya mu rusengero. Umuntu rero avuze ngo Imana igushyigikire, binarenze nuko ubitekereza. Alexis, buri ibintu wakoze birenze n'ubuhamya wowe uvuga wahuye nabwo. Kuko reka ngo urugero, indirimbo igenda mu ndege umuntu atarayigendamo, ikagera mu biro bikomeye. Indirimbo yagera mu biro bya Perezida wa Amerika cyane, igakora y'akazi, ikabikora cyane. So rero Imana igushyigikire. Alexis, tugiye rero kuganira kandi gace gatoya muri ubu buzima busanzwe. Urabona turi kurushaho kugera mu isi igoye. Ibihe waririmbye no muri korali Oziana yagiye iririmba ibintu by'ubuhanuzi bukomeye, kandi nibaza ko igihe baziririmbye nabo batari babizi ibyo ko bizabaho. Uyu munsi muri aka karere kacu hari intambara, usibye no muri aka karere kacu za Ukraine, ngando ku isi hose, hafi ya hose hari icyuka cy'intambara. Reba Isiraheli nayo ntibyoroshye. Reka wenda turebe hano hafi. Imana ntigira umupaka, nubwo ibihugu byo bishobora kugira umupaka. Alexis, ubu Imana iramutse igutumye kuririmba ikakubwira ngo genda muri Kongo uyu munsi, ujye kuririmba muri Kongo, wabaririmbira iki? Erega Imana ni umutware, yego, ni umwami. Imana ni Imana iguhaye mission, iguha n'icyo ujyana. Yego. Ubwo rero ntago uretse naho hose aho yagutuma hose, iguha icyo ujyana. Yego. Icyo yampa rero nicyo najyana, intumye nagenda. Ubu se bibaye ngombwa nawe ukumva ufite umuhamagaro, wajyayo ukaririmba nk'iyihe? Ikukubwira umwami mutware, yego, yabiye ngo ngira hano, aguha n'icyo ujyana. Ntabwo akubwira ngo genda ataguhaye icyo ujyana. Yego. Ubwo rero nyine yitegereze, nimbwira ngo genda izampa n'icyo njyana. Icyo yampa rero nicyo najya gukora, nicyo najyana mu ijambo rimwe. Okay. Impamvu mbikubajije, hari igihe umuntu atekereza ageze mu bihe bigoye by'intambara, urumva ahantu hari intambara nyine ibindi bintu byose biba bisa n'ibyahagaze, akibaza akatekereza akavuga ati se Imana ntiri kubibona, ntimbona, ese Imana inkuyeho amaboko. Hanyuma impamvu nari mbikubajije, imfatiro z'umukiranutsi cyangwa ibihe bikomeye bigeze ku mukiranutsi yakora iki? Ni Zaburi ntibuka umubare wayo, nta n'igisubizo batanga. Yego. Ariko imfatiro z'umukiranutsi ni nyinshi iyo zisenywe. Ikintu cyose gisenywe buriya, yego, nyiracyo ikintu akora, ibyiringiro, yego, biri mu bintu bituma yongera kuzuka. Nibutse rya jambo ngo n'igiti cyatemwa, n'igiti cyatemwa kirongera kigashibuka. Imfatiro z'umukiranutsi kuko zasenywe, ariko zizongera. Yewe n'aya magufa yo mu kibaya, naho byaba byarangiye ari Imana yabitangije, yego, irongera ikabizura naho byapfa.
yego birongera bikazuka. Nta kintu rero Imana yatangije cyapfa ngo kirimbuke burundu. Amaraso ya Yesu yaramenetse. Yesu yanesheje Satani. yego Uko kunesha ntago kuzigera gusimburwa no kuneshwa. Ntabwo bizongera guhinduka ngo bibe ukundi. Ubu intsinzi ya Yesu ni iteka ryose. So no kwiyakosha no kongera kwifata. Izo mfatiro nyine zirongera zikabaho. Na Yesu yarapfuye. yego Ngo ni nacyo bishaka kuvuga. Imfatiro ze zisa nk'izasenywe. Ariko nyuma y'iminsi 3 arongera arazuka. Yazuye Yesu rero yazura n'umuntu, yazura umukiranutsi, yazura itorero. Rwose dukomeze tuyiringire no kubikora izabikora. Alex, hari igihe buriya iyo tushize bino bintu kuri ku mbuga nkoranyambaga kuri social media biragenda umuntu akaba yabisitaraho no mu myaka 10 ukajya kubona ukabona video urayibonye ikuguyeho, reka mbivuge gutyo. Alex, niki wabwira nyine nshaka umuntu uri kukumva ari mu bihe by'intambara aho ari hose ku isi, ni ibihe byiringiro wamuha ubu? Byiringiro iryo jambo ubwaryo nyine iyo kirifite muri wowe, aho waba uri hose ku isi, yego ni bizima. Icyambere ni ukudatakaza ibyiringiro. yego Imana niyo kwizerwa, niyo kwiringirwa muri situation yose. Naho waba uri munsi y'inyanja ukayiringira ukayitakira. Hari indirimbo nzasohora nyuma y'iyi ngiyi nizasohoka bwa kabiri, yego ivuga ngo yantegeye ugutwi iranyumva, amaso yayo arambona, ukuboko kwayo ntikwaheze, imbabazi zayo zihora zunguka. Ngira ngo nizasohoka nyuma y'amavuta y'igiciro, yego irimo nyine amagambo yasubiza wenda icyo kibazo ubajije. Okay. Alex, hari umutwaro ujya ugira wenda tuvuge abarundi n'abanyarwanda twumva ururimi rumwe, iyo uririmbye barakumva nabyo baririmbye turabyumva. Cyane ko uri umwe muri generation y'aba Apollinaire, buriya se ntimuri mu bihe bimwe? Apollinaire we ni mukuru wacu. Buriya Apollinaire ni mukuru wacu, yatangiye imbere yacu. Impamvu bamwita Poso. Hari n'uwo twita Bishop Aime w'Imana Aime. Abo ni abantu hakajyaho Pawulo. Abo ni abantu twemera twubaha. Aime w'Imana na Apotre Apollinaire, yego ni abantu rwose batubanjirije igihe cyose. Yego icyo cyubahiro turakibaha. Alex, hari umutwaro mujya mugira wenda muranaganira, hari uburyo mujya mugira umutwaro wo kugira ngo wenda muri bihugu byacu amahoro yongera agaruke, abantu bongera bagenderane? Ubwo mpaye umukoro, ndumva ngiye kubabwira ati se twakora iki mu bihe nk'ibi. Apollinaire twakora iki? Turirimbe dute? Aime w'Imana turirimbe dute? Wenda dushobora no kubona n'umunyekongo dushobora kuba ati turirimbe iki? Ahari Imana yakizamukiraho. Ubwo rwose bitumye ntekereza kabiri. Ariko sinkwishe ko hari n'indirimbo nahimbye nanditse ivuga ngo ngwino ufashe East Africa yacu, Mana tabara East Africa yacu. Gutyo ngira ngo ahari bigiye kuntera umwete wo kongera kwishyiraho imbaraga, kubera ko nari nyigeze kure. Numva n'ubu nifite umutwaro nk'uwo yuko naririmbana n'umurundi, yego n'umunyekongo, tukongera tukabwira Imana ati tabara East Africa. Aha hari ubuhanuzi bw'uko ari ububyutse buzatobokera. Tabara East Africa. Kandi nutubabarira ukatweyuraho iki gihu kibi cy'intambara, tuzagukunda urukundo rwinshi. Imana niyeyuraho iki cyuka kibi cy'intambara, yego cy'ubwicanyi, cy'amakonflit politique ya hato na hato byinshi, tukabona Imana icyo kiyagira kijyanye, hanyuma igatobora isoko y'ububyutse, tuzayikunda urukundo rwinshi rwinshi kandi tuzayikorera. Okay. Alex, hari ikindi kintu nshaka kubaza turi kugana ku musozo. Hari ukuntu umuntu aba yaranyuze mu ishuri agasoma amateka, biba byiza. Bamwita intumwa y'Imana, ntitwanabikuraho.
ariko reka tuvuge Dr Gitwaza, uramuzi? yego. Dr Gitwaza yaragiye atekereza ibintu bikomeye, ashyiraho ikintu cyitwa Afurika Haguruka. Urayizi nayo? Ndayizi, njya kuririmbayo iyo bantumiye njya. Okay, ni byiza cyane. Atekereje Afurika Haguruka, rimwe na rimwe abantu bakabitekereza nyine mu mitekerereze mitoya, bakumva wenda ko Afurika Haguruka ari ikintu gitoya. Yego. Wowe nkawe Alex, nk'umuririmbyi mukuru nka Pawulo, umuntu umaze imyaka 25 akora umurimo w'Imana, wowe Afurika Haguruka ubyumva gute ukurikije n'ukuntu Afurika uyibona n'intambara za hato na hato zihoraho zidashira? Bon, kino kibazo wenda ubwo wabaza umuntu ufite umutima wayo wa Afurika Haguruka, kuko ngiye igihe cyose njyayo nk'umuririmbyi, ariko hari umuvisionnaire wayo. Ahubwo ngiye byanteye gutekereza gutya, wenda nubwo ngiye kudeturana ikibazo cyawe. Yego. Ngiye mba mu itorero rya ADEPR, numva itorero ryacu rya ADEPR ryo mu Rwanda naryo ryagakwiriye kuba rifite ikintu mpuzamahanga ku rwego runini cyane, mu buryo gihuza abapantekote bose bo ku isi yose, kandi kikabera muri iki gihugu cy'u Rwanda, kandi kikaba buri mwaka. Niba cyakwitwa Pentecost Revival International, ibintu nk'ibyo ngibyo, ku buryo twajya tugira ibihe by'iminsi nk'ingahe twihuje twese, biri mu masitade, biri mu ahantu hagutse, Abaganda baje, Abatanzania baje, Abanyamerika baje, Abafaransa, kikaba mu buryo buri international. Tugasaba Imana ikintu kimwe, uko wabigenje ku munsi wa Pentecote, nta kugabanya nta kongera, bingana kirya kigero, kuko Imana yabikoze niyo y'iki gihe. Iyo twizeye n'iryo kuri Pentecote, twebwira tuti ntabwo usumbanya ibihe, ntabwo usumbanya abantu, nta Pawulo wa kera, nta Alex w'iki gihe, twese turi bamwe. Uko wagiriye Petero na Yohana na Yakobo na Mariya n'abandi muri kirya cyumba cyo hejuru, natwe uyu munsi wabidukorera. Mbese Imana tukayibuza amahoro kugezaho yongera iduha nk'ibyo yatanze kirya gihe. Ngewe numva nabisaba ubuyobozi bw'itorero rya Pentecote mu Rwanda gutegura ikintu, bakemera bakanashoramo imbaraga nyinshi. Imbaraga zo barazifite, kandi n'abantu babishyigikiye. Imbaraga zo barazifite, ikintu kiri salutaire, kiri pentecotiste, kitari ikidini, kitari ikidini, ahubwo cyo kubwira Imana ngo uko wabigenje ku munsi wa Pentecote, tugiye kugusenga kugeza igihe uzabikorera. Tujye duhura, duhurire mu Rwanda, dusaba uburenganzira leta, nta kibazo igirana n'izo gahunda, abacumbika bacumbike, abataha batahe, ejo twongere tugaruke, tubwira Imana ikintu kimwe ngo uko wabigenje ku munsi wa Pentecote, natwe ubidukorere. Hari n'indirimbo ya Hoziyana ivuga ngo binkorere nk'uko wabikoreye abakera. Nibaza yuko ngiye ahubwo ari uko araho nasubiriza ikibazo warumbajije. Yego. Ariko se Alex, nkawe nawe ko uri umuntu ufite ijwi rishobora kugera kure, watubwiye Grand Frère Apollinaire, harya Uwimana, harya ni Bishop. Aho disara bikwiriye. N'umugwaneza, umuntu mwiza, turamukunda twese. Yoroheje mu mutima, nta mwanzi agira. Wapi? Nawe. Rwose. Hanyuma wenda mwebwe ndimushobora kuhuza icyo gitekerezo. Kandi Alex, mwabona abantu babashyigikira. Abantu bamaze kubona ko kwirundanyaho ibintu wenda tuzagira ikindi gitekerezo nk'icyo nakubwiraga cy'uko twatakira Imana mu ndirimbo kuri aka karere kacu. Ahari umwijima mwinshi hashobora gutungurwa n'umucyo mwinshi.
ahari ibyago byinshi nk'ibi ngibi, Yego. imbaraga z'abantu zananiwe, Imana ishobora kudutabara, yego ubwicanyi bugahagarara, budget zo kugura imbunda ziremereye zikaba amafaranga yo guteza imbere abaturage yego no gushora imbaraga mu mahoro, hanyuma abantu bagasenga Imana, yego karambura amaboko, Imana ikaza ikatugirira neza, ariko ibyo byakorwa n'ukuboko kwiza kw'Imana. yego Alexis, turi kugana ku musozo rero, ikibazo cya nyuma, tujya turirimba ngo turi abasirikare, ngo benshi kandi ngo banogejwe mu maraso, ngo noneho umwami wacu Yesu ngo ni nawe muyobozi, noneho tugahita turirimba ngo kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu. Alexis, ubundi ubona umukristo akwiye kugira uruhare mu ntambara, even nizi zigaragarira amaso zo kurasana z'amasasu, umukristo yazirwana ate, yaziba mate? Ese byari bikwiye, birakwiye ko umukristo nawe yaba ari muri urwo rugamba? Yaba ari umusirikare se? Yego. Oui, hari abakristo b'abasirikare. Igisirikare ntigikuraho ubukristo. Oya, ndavuga umusirikare apana umusirikare usanzwe, ahubwo ndi kuvuga umukristo nk'umusirikare, kuko hari na verse nabonye nibagiwe ahantu iri, ariko nayanditse ivuga ngo turarwana ngo kandi intwaro zacu ngo mu buryo bw'umwuka zisa zidafite ubushobozi ngo ariko ku Mana. So icyo nshaka kukubaza ni gute umuntu w'umukristo wamusobanurira ko akwiye kuba umusirikare wa Yesu, akwiriye kuba umusirikare wa Yesu gute? Nibigoye, ni kujya mu Befesi ibice 6:10. Yego. Ni ukwambara intwaro z'Imana, ijambo ry'Imana, ukuri, yego, agakiza, nk'ingofero, cyuma gikingira igituza, sibyo, inkota, atari iyo kujya ku ijambo ry'Imana, gusenga mu buryo bwose, bwose bwo gusenga, yego, nicyo gikwiriye abakristo muri iki gihe cyane. N'uwo ngo rwose aba ari umusirikare wa Kristo, kandi ngo abo turwana nabo si abinyama n'amaraso, ahubwo turwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Twese buriya ni nabyo dukora, niyo turirimba tuba turi mu ntambara, niyo mpamvu urya muri imyeri ngo turi abasirikare benshi, kandi amaraso ya Yesu niyo atukoza adutunganya. Yego. Impamvu nari mbikubajije, urabona nyine nk'uko twari tubivuze, aka karere kacu ntibyoroshye, nashakaga ari uwumva ikinyarwanda n'ikirundi amenye icyo yakora mu bihe nk'ibi bigoye. Ese izo ntwaro zacu nubwo zitagaragarisha amaso y'umubiri zishobora guhagarika intambara n'izo mu buzima busanzwe zifatika bigakunda? Ibyo ni Imana ibikora. Imana ishatse yahagarika izi ntambara. Hari byinshi tutajya tumenya impamvu zabyo, kuko Imana ari Imana nyine irenze iby'abantu. Yego. Ariko icyo navuga nuko intambara nk'izi, ibyago, amakuba, inzara, ibibazo, nubwo Yesu yabivuze ko bizaba, ariko iyi yose ni imirimo ya Satani. Kuko Imana ni nyamahoro, ni umunezero n'ibyishimo no gukiranuka. Ibi ngibi byica abantu ni imirimo mibi y'umwijima. So nta kindi rero ku mukristo ni ugukurikira iby'ijambo ry'Imana rivuga. Yego. Nta kindi, nta yindi position umukristo yafata mu bihe nk'ibi, ni uguhagarara uko ijambo ry'Imana ribivuga. Gusenga bishobora kugira ibyo bihagarika? Yego, hari ibyo byahagarika, kandi oya, hari ibyo bitahagarika kubw'impamvu tutamenya z'Imana. Donc hari ibyo yahagarika kubera umugambi w'Imana, hari n'ibyo atahagarika kubera iby'Imana tutamenya imigambi yayo. Nuko niba igitekereza by'ahazaza. Okay. Abantu bitegure indirimbo buri kwezi, ni wowe wabivuze? Nibyo, buri kwezi guhera ejo bundi kuwa kabiri tariki 25 ndi kwizihiza imyaka 25 ndi muri uyu murimo. Buri tariki 25 za buri kwezi Imana inshoboze nzajya ndekura indirimbo. Buri kwezi kuzikora audio byararangiye, ubundi kugenda nkora amashusho yazo. Ikindi tariki 3 z'ukwa munani igitaramo nyine kiri yubire y'imyaka 25. Yego. Yego. Hano i Kigali muri imwe mu mazu manini
turi kugenda tubibwira abantu, uraza kugenda ubigaruramo kenshi wibwira abantu yuko tariki 3 z'ukwa munani twese tuzakoranira ahantu no nkabaho ubuhamya nkabaririmira indirimbo 25 umunsi umwe se 25 25 yego ndaziririmba naraziteguye kandi birashoboka rwose cyane ndaya ndirimba nk'icumi cyangwa 7 nywa amazi nongere ngaruke ndirimbe kugeza 25 n'ubuhamya n'andi magambo meza tuzababwira ibintu n'indirimbo nshyashya kandi album nshyashya n'ubundi. Ese Alexis hari indirimbo numvise washyize mu giswa nako mu gifaransa, ubundi album ugiye gusohora ni ikinyarwanda gusa? Oya, ni indimi enye: Kinyarwanda, Swahili, Igifaransa n'icyongereza. Izo ndimi zose ngerageza kuzivuga. Ubu ufite album y'ikinyarwanda nshyashya? Yego. Icyongereza, Igifaransa n'Igiswahili. Ngeyo numvise ni ikinyarwanda, mbona byumviseho gake, sinumvise nyinshi. Yego. N'Igifaransa n'Igiswahili. Yego. N'icyongereza rero uzacyumva. N'icyongereza nacyo kiraje. Reka rero nsabe abantu badukurikira. Nibagiwe mba nabivuze kare. Uraza kubizana imbere gatoya. Babwire subscribe. Cyo ni cyambere kuri YouTube channel. Kore subscribe. Akora kazogera. Alex, ibyo ngibyo bindekere kandi ngewe nzagufasha ko iyi channel yawe tuzayizamura. Izamuke nk'izindi rwose kandi ndabyiringeye. Oya, nakubwiye ko dutangira ndekonesa ikintu wankoreye imbere. Alright. Bimpa imbaraga zo kuba kandi kuba dufite 330 si abantu bake, ku buryo mfite uburyo nyine nshobora kujya mbaha. Yego rwose, urakoze cyane. Iyo ni inkunga ikomeye. Yego. Hanyuma abantu nyine banageho mukore subscribe, mwandike Alexis Dusabe. Nimba utazi no kubyandika, Alexis Dusabe official, uraza kugenda ubitambutsa. Ushake n'umuntu hambe mwandikire. Niba utazi kubyandika, ushaka umuntu hafa umuguti nyandikira Alexis Dusabe, nubona bije kore subscribe. Yego. Ukore like, unamubwira na share, uko kundi bajya babikorera abandi. Ntacyo bitwaye. Hanyuma ikindi mutere Alexis inkunga, si icyaha. Tumaze kubona abantu muri izi ntambara, turebye no muri izi ntambara hari abantu bahunze basiga $. Ejo bundi nabonye umuntu ahantu ari kuvuga ati ewana nilikuwa karibu $1 million. Wow. Hati no arataye. Yayata. Urumva mwige gukorera Imana kandi bidukorera Imana nibwo butunzi bwacu buzaduherekeza, naho ibindi nibyo tuzasiga. So Alexis, mumuhe ku mafaranga. Urakoze. Mumuhe ku mafaranga. Urakoze kuyansabira rwose. Kandi Alexis, hano mwisi hari abantu bafite amafaranga. Yego. Kandi bafite n'uwo mutima w'urukundo. Yego rwose. Mumuhe amafaranga. Tuzakora ibitaramo hano muri za Free Zone. Yego. Uri bukanwe twagiye mu kiryamo cy'inzovu. Imvura yaratunyagiye ibyuma birenge sinzabyibaza. Ariko hakijijwe abantu beza. Yego. Uri buka ahandi twagiye Maison des Jeunes Kimisagara. Uri buka mu Biryogo muri Tarinyota. Yego. Amagereza. Alexis, ni henshi kandi Imana yabanye natwe. Izo ubundi ibyo nibyo nshaka kuzasoreza mu buzima bwanjye. Oya, abantu bafite zana kuri ayo mamiliyoni wabitse, ubwi wicarane na Alexis mu ikawa, mupange mutese. Ubu turajya kubwira abantu Kristo gute. Ubundi wowe Alexis ajyane umuhogo, nawe haba harimo imbaraga z'amafaranga. Tujyane sound nziza. Tujyane abavuga butumwa, tujyane abaririmbyi. Uribaza nk'izo konseri tugiye gutegura zibaye nko mu gihugu hose. Kuntu byabaye ibintu bikomeye. Kandi abatera nkunga murimo murandeba, murimo muranyumva. Nyabuneka uhagize umuntu uvuga ati ngo jewe kora projet yo kuzunguruka igihugu cyose. Tujye dukora ibitaramo binini, hanini bihamagaye abantu, dufite umuvuga butumwa mwiza, dufite abantu badufasha gusenga, sound system, hanyuma abihana tukabohereza amatorero bakagenda gufashwa, tukagabanya barimbuka, tukongera abajya mu ijuru.
reka Niwo nshintege mugambi. abakire bamwe na bamwe banga gukorera Imana maze kubona ko ubutunzi bwo mu isi si igisubizo cyuzuye. Uzi ko ugira amafaranga abana bakakunanira, bakanywa urumogi n'itabi byinshi. Noneho rero ibaze Alex afite umunwa wo kumubwira umwana wawe akaba yamwicarana rwose akamubwira ati akamuhindura. Ni Imana yabikora, n'umwuka w'Imana ukurimo birashoboka. Kuki udashobora kwegera Alex uzi ko buriya hari n'abantu b'abakire bashobora gukoresha abana cours du soir bakishyura abarimu amafaranga menshi, ariko ugize ngo Alex we umuhamagaye akajya yicarana n'abana bawe, uretse ko wenda biragoye ariko byaba ari na byiza kuko nabo n'umurimo w'Imana. Ugize ngo ntibiryoshye, ugize ngo hari yabura imbuto. Bibiliya bivuga neza ngo ijambo ry'Imana ni imbuto ariko itajibora. Yego. Nukuvuga ngo ikibazo si igihe imaze itarazamuka, ahubwo igikomeye nuko itabora. So rero mutere Alex inkunga, mu muha amafaranga, mu musure, mu mugire inshuti. Abantu muri yo za Burayi na hehe tuya twumva namwe ngo aho ngaho ubutumwa bwiza bwabaye ingume, mu muhamagaraze abaririmbire, ababwiriza ubutumwa bwiza, zino kuvuga ibintu byo kugaruka kwa Yesu ku buryo abivuga ukagira ngo araza mu gitondo. So ni byiza cyane. Alex, umuntu wansaba nimero twayimuha hano cyangwa twayimuha? Uzayigusaba uzayimuhe, nta kibazo. Uzayigusaba hano nditwayitanga, wenda uraza kuyishyiraho kubwiyo purpose. Nimero yawe gahunda yo kuvuga ngo imyaka 25 njyane na Alex muri ministry, hanyuma buri ndirimbo ni kuri 25, hanyuma ku itariki 3 z'ukwa munani ndatera inkunga. Ni byiza, yego, Imana igushyizeho uwo mutima wo kugira icyo duteraho inkunga. Yego rwose, dufite imigambi minini kugeza igihe tuzapfira yo gukorera umwami Yesu. Wadutera inkunga akatubera rero inyunganizi, nta kabuza yabagize neza turabikeneye. Urana ngo harya ni Mose ngo yamanuraga amaboko baratsindwa, yego, ngo yayazamura ariko yananirwa ngo baza kugira bakamufata amaboko, Aroni na Huri. Yego. Kandi ngo kuyazamura egare gutsinda. Exact. Nimwibuke izi ndirimbo umuyoboro. Izije nazo ni nziza. Izije ni nziza. Okay. Rwose. Nimero ya Alex reka nyivuge. Ntacyo bitwaye. Ni 0788 30 36 95. Aho ni ku muntu uri mu Rwanda. Ku muntu utari mu Rwanda utangiza ikimenyetso cyo guteranya 2 5 0 7 8 8 3 0 3 6 9 5. Reka nyisubiremo ku bantu bari mu Rwanda ni 0788 30 36 no kuri WhatsApp iriho. Alex turagushimiye kandi Imana igushyigikire. Turashimira kandi abantu batwakiriye restaurant Pyramids iri kuri uyu muhanda wo munsi y'inkuru nziza, ni yaba Pakistan yibaza. Rwose turasaba yuko uzajya muza, haba ibiryo byiza, haba ibyo kunywa byiza, kandi n'ahantu hasa neza. Rwose harasa neza rwose. Nabonye harimo n'amatapi yuje wumva inkweto. Aha kuri uyu muhanda wo munsi y'inkuru nziza yitwa Pyramid Restaurant. Turabashimira ariko haruguru y'umuhanda. Abantu bose bashaka kwicara ahantu heza. Ntabwo twabura bakorera ako gatangazo. Yego. Murakoze. Murakoze namwe.